Bene data bakristo bavandimwe n'abandi bajya batega amatwi inyigisho za hano kuri YouTube yacu batari abakristo mwese tubaha ikaze. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo mbasabe imbabazi, ejo nakoze inyigisho ariko ngira ibibazo bya tekinike, ikiganiro nticyagenda neza, nkirangije mbona ko gifite ibibazo byinshi bya tekinike nyikuraho. Rero nicyo nshaka gusubiramo, nubwo uyu munsi ntaje live ariko mfite ibibazo bya tekinike nzabikosore. Mwumviyemo ikaze abari hirya no hino, nk'uko bisanzwe mwese Imana ibaha umugisha. Uyu munsi turaganira ku ijambo twari twavuzeho ejo ubwo twagize ibibazo bya tekinike, rivuga ngo mbese gutsinda ubusambanyi birashoboka. Turavuga ku burwayi, ku cyorezo kiri mu isi, kiri mu bantu benshi, abasenga n'abadasenga, abizera n'abatizera, icyorezo cy'ubusambanyi. Bene data, hari ikibazo gikomeye cyane mu bantu benshi ndetse harimo n'abasenga. Icyo kibazo kikaba ari cy'ubusambanyi. Hari abantu basenga pe cyangwa bakorera Imana, babwiriza neza cyane cyangwa bakaba banahanura, ariko ukajya kumva ngo kanaka cyangwa se nyira runaka yaguye mu byaha by'ubusambanyi. Ibyo rero nibyo ngira ngo tuganireho muri aka kanya. Niyo mpamvu natangije ikibazo kibaza ngo mbese bishoboka gutsinda ubusambanyi. Igisubizo ni yego. Mbere ko dukomeza ariko muri nyigisho, ndagira ngo ngusabe wowe uje hano ari ubwa mbere, uri umushyitsi, ukande munsi y'iyo video yawe kuri telefone ukoresha cyangwa se kuri laptop, udukorere subscribe, abandi badukorere share, abandi badukorere comments ndetse na like, kugira ngo inyigisho zacu zijye zibageraho igihe cyose. Icya mbere turavuga ngo mbese ubusambanyi ubundi ni iki? Iyo bavuze ubusambanyi ni iki? Ubusambanyi si igikorwa cyo ku mubiri gusa. Butangirira mu bitekerezo, bukagera mu mutima, bukaza kuba igikorwa. Yesu yaravuze ati, umuntu ureba umugore wundi akamwifuza aba yamaze gusambana nawe mu mutima. Ibi bivuze ko intambara nyayo itangirira mu mutima. Niba ushaka gutsinda, ugomba gutangirira muri wowe imbere. Hanyuma turaza kureba na uko Bibiliya ibivuga, ndetse n'abashinzwe cyangwa se abashakashatsi, abahanga mu by'imiterere y'abantu cyangwa se imitekerereze y'abantu, icyo bagiye babivugaho. Ariko tukiri aho, ubundi iyo tuvuze ubusambanyi tuba tuvuze igihe washatse umugore cyangwa umugabo agiye gukora ubusambanyi, agiye hanze y'uwo bashakanye, ubyo tubyita ubusambanyi. Kandi abatarashaka nabo, abasore n'inkumi cyangwa se n'abagabo, iyo uryamana n'umuntu atari umugore wawe, nabyo ni ubusambanyi. Hanyuma rero hari ubushakashatsi bwakozwe n'itsinda riyobowe n'uwitwa Dr. William, umwarimu mu by'imikorere y'ubwonko, bwerekanye ko kureba amashusho y'ukozasoni bihindura imikorere y'ubwonko, bigatuma umuntu agira irari rikomeye, kandi iryo rari rikaba irari rikomeza igihe cyose. Ni ukuvuga ko ubusambanyi bushobora kuba akamenyero gafata umuntu buhoro buhoro, nk'uko ubwo bushakashatsi bwakozwe n'uyu mugabo William bubivuga. Hanyuma ndagira ngo turebe ibintu bitanu bisunikira abantu umuntu ashobora kwirinda kugira ngo ye kujya muri iyo ngeso. Igituma tuvuga ko ari ingeso ni ukubera iki? Ubusambanyi ku bakristo ni icyaha, kubera ko Bibiliya ntibwemera, irabwanga. Iyo Bibiliya ibwanga ni ukuvuga ngo ni icyaha. No kubatizera ubusambanyi cyangwa se kujya kuryamana n'umuntu utari umugore wawe, nubwo ushobora gukemura ikibazo cyawe ufite muri uwo mwanya, ariko ni ibintu bigira ingaruka kuri sosiyete no kuri wowe ubwawe, ingaruka nyinshi zitandukanye.
kugira ngo rero dushobore kubyirinda, icya mbere ni ukwirinda ibishuko. Ikintu cya mbere gituma abantu bagwa mu busambanyi ni ukwegera ibishuko. Abantu benshi ntibagwa kubera ko batazi, ahubwo bagwa kubera ko batagiye kure y'ibishuko. Reka nkwereke urugero. Samusoni yari afite imbaraga zidasanzwe, ariko yegereye Delila inshuro nyinshi. Nubwo yari azi ko uwo mugore atamwifuriza ibyiza, amaherezo yaramugushije. Samusoni amena ibanga yari afite, kandi iryo banga Samusoni yamennye ntabwo byarangiye aho ngaho gusa. Uzi ko byamuviriyemo n'urupfu, nk'uko Bibiliya ivuga ko icyaha irari riratwita ngo rikabyara icyaha, icyaha nacyo kikabyara urupfu. Samusoni rero nubwo yari azi ko uriya mugore mufitiye akazi witwa Delila atamwifuriza ineza, ariko kuko yakomeje kumuba hafi, kuko yakomeje kumwegera, atamuhunze, byaje kurangira amenya ibanga yari afite. Hanyuma kandi iryo banga buretse no kumena ibanga gusa, yaje gupfa urupfu rubi. Murabyibuka urupfu yapfuye, Bibiliya iratubwira usomye mu gitabo cy'Abacamanza. Hanyuma ubushakashatsi bwakozwe na American Psychological Association bwerekana ko uko umuntu agenda yiyegereza ibintu bimushuka nk'amashusho, ibiganiro cyangwa abantu, niko ubushobozi bwo kwifata bugenda bugabanuka. Uko umuntu agenda, nk'uko ubushakashatsi bwakozwe ni association bise American Psychological Association, bwerekana ko uko umuntu agenda yiyegereza ibishuko, yiyegereza ibintu, ariko agenda bimurushaho imbaraga kugeza igihe adashobora kubyivanaho. Muri iki gihe rero dufite ikibazo gikomeye cyane kituruka ku masosho media abantu benshi babona, ndetse n'abana batoya. Hari ibihugu bimwe byafashe ingamba zo kudaha internet abana batoya, ariko bituma babakupira, mbese kujya kuri internet kugira ngo be kureba ibintu biriho. Ariko uko umuntu agenda, ibyo umuntu abona n'amaso cyangwa ibyo wumvisha n'amatwi, nibyo bigenda biguhindura buhoro buhoro, ukazisanga cyangwa se inshuti, amagroupe, abantu bakiri bato cyangwa se abakuze, bagenda bahindurwa n'ibintu byinshi bitandukanye, bakazisanga barageze mu ngeso badashobora kuvamo. Hanyuma bisobanuye ko nubwo waba ufite intego nziza, ariko ukaba uri ahantu habi, bizakugora gukora ibyiza. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu kubizera, kuba Kristo, Bibiliya iravuga ngo kwifatanya n'abatizera, kwifatanya n'ababi byonona ingeso nziza. Ubwo rero Imana idufashe. Ikintu cya mbere, kwirinda ibishuko. Icya kabiri ni ukutabona ubusambanyi nk'ikibazo gikomeye. Kutabona ubusambanyi nk'ikibazo gikomeye. Hari abantu benshi, nk'uko tubibona hano, haravuga ngo indi mpamvu ituma abantu bagwa mu busambanyi ni ukudatekereza ku ngaruka zabyo. Kudatekereza ku ngaruka z'ubusambanyi. Mbese ukavuga uti, uretse n'ijambo ry'Imana, uretse no kuba uri umukristo, ariko gutekereza ku ngaruka mu buryo bwagutse. Ukavuga uti, se nimba ndi umugabo nkajya mu busambanyi, ese nzongera umunsi byamenyekanye kandi ntibijya biyoberana, nzongera kugira ijambo mu rugo rwanjye, nzongera kugira ijambo ku bana banjye, ese umugore wanjye bizagenda? Ngo utekereze izo nguni zose, wibaze, ukoresha ubwonko bwawe, nimba utatinya n'Imana, ariko ukoresha ubwonko bwawe, nawe ubwawe wirengere, kubera yuko ingaruka nizikuzaho ni wowe zizagiraho ingaruka. Imana burya icyaha, ntabwo abantu twirinda icyaha ngo kugira ngo Imana wenda itababara, kuko ibyaha bigira ingaruka kuri nyirabyo wabikoze. Imana idufashe cyane. None rero kutabona icyaha, ubusambanyi nk'icyaha, nibyo bikururira abantu benshi muri iyo ngeso y'ubusambanyi. Muribuka Dawidi
Bibiri tubwira Dawidi igihe ajya gusambanya umugore utari uwe, bibiri tubwira ko atigeze agwa ako kanya. Byatangiye areba n'amaso, bikomeza mu bitekerezo, birangira akoze n'igikorwa nyirizina. Nuko icyaha gikorwa. Hari ubushakashatsi bwakozwe n'uwitwa Dr. Patrick Fagan wahoze akorera White House, bwerekanye ko ubusambanyi n'indi myitwarire ijyanye nabwo bigira ingaruka ku mitekerereze, ku mibanire ndetse no ku buzima bwo mu mwuka. Ubu ni ubushakashatsi bwakozwe n'uyu munyamerika, avuga ko ubusambanyi n'ibindi bintu bijyana n'izo ngeso byose bigira ingaruka zikomeye ku mibanire y'abantu, bigira ingaruka zikomeye, bisenya imiryango, bikagira ingaruka zikomeye ku buzima bw'umwuka ndetse n'ubuzima bw'umubiri, kuko uba ari icyaha, kandi icyaha cyose kiba kizana separation yuzuye y'umuntu n'Imana. Umuntu rero yatandukanye n'Imana nta bumuntu aba agifite, kubera yuko buryo ubumuntu busobanuye ubumana, kubera ko ubumuntu bwakomotse ku Mana. Imana niyo yaturemye, niyo yakuremye, uriho kubw'Imana. Igihe rero usuzugura Imana, ubutakaza ubumuntu cyangwa se wabyita n'ubumana, kuko ubumuntu tubukomora ku Mana iyo dukomokaho. Hanyuma ikindi cya gatatu ni ukubura ubuzima bwo gusenga. Ikindi kintu gikomeye cyane ni ukubura ubuzima bwo mu mwuka cyangwa se ubuzima bwo gusenga. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa bati, mube maso musenge kugira ngo mutagwa mu moshya. Nyamara ntibabashije kuba maso, ahubwo barasinziriye. Nyuma yaho baguye mu bigeragezo. Gusenga si umugenzo, ahubwo ni imbaraga. Aha hantu ndagira ngo tuhumvikane, gusenga ni ikintu cyangombwa mu buzima, kuko tubivanamo, cyangwa se umuntu usenga agira imbaraga zimurinda gukora icyaha, kubera yuko icyaha cy'ubusambanyi cyangwa se ibindi byaha byose abantu bakora, mu by'ukuri babikora nubwo baba babyifuza, umuntu bikamukurura, ariko habamo n'izindi mbaraga ziri spirituel, imbaraga z'umwijima zirwanya Imana, zishaka kujyana abantu muri izo ngeso mbi kugira ngo bice itegeko ry'Imana. Izo mbaraga rero ntushobora kuzitsinda gusa kubera kuzi kwirinda, kubera kuzi wenda guhunga ibigeragezo. Nubwo guhunga ari byiza, nibyo twahereyeho. Murabyibuka Yosefu nawe ukuntu yatsinze igihe yifuzwaga n'umugore utari uwe wa Potifari, ngo yarahunze. Ikindi rero ni ugusenga. Hanyuma hari ubushakashatsi bwakozwe n'uwitwa Dr. Harold, inzobere mu bijyanye n'imyitwarire n'iyobokamana muri Duke University, bwerekanye ko abantu bafite ubuzima buhoraho bwo gusenga no kwegera Imana bagira ubushobozi bwo kwifata kuruta abandi. Ni ukuvuga ko iyo udasenga biba byoroshye kugwa, iyo usenga biba byoroshye gutsinda cyangwa se kunesha ibigeragezo. Imana idufashe. Imbaraga z'amasengesho n'imbaraga zishobora kunetraliza ubushake bwawe. Umwuka wera akakucisha bugufi, akaguha imbaraga zo kunesha icyaha cyangwa se ingeso irimo n'iy'ubusambanyi twibanzeho uyu munsi. Twumvikane, ubusambanyi kuba aribwo navuzeho cyane uyu munsi, si ukuvuga ko aricyo cyaha gusa abantu bakora, ariko nagira ngo nicyo nibanzeho muri iyi nyigisho, kubera ko muri iki gihe burimo burasenya sosiyete, burasenya imiryango, ndetse n'abantu bitwa ko basenga ugasanga baragwa muri ibyo byaha umunsi ku wundi, kubera ko badashobora kwirinda cyangwa se gusobanukirwa n'uburyo ki bashobora kwifata nk'abantu b'Imana kugira ngo bagumye baheshe Imana icyubahiro. Ubushakashatsi rero bwerekana, uretse na Bibiliya, ariko n'ubushakashatsi bwerekanye ko abantu basenga Imana, abantu begera Imana, nk'uko Yesu yavuze ati, yabwira abigishwa ati, mube maso musenge kugira ngo mutaba mu moshya.
iyo umuntu adasenga agira intege nke, kandi iyo umuntu afite intege nkeya ikintu cyose kiramukurura kikamujyana aho cyishakira. Hanyuma icya kane ni ukwiringira imbaraga zawe. Abantu benshi biringira imbaraga zabo. Abantu bagira ikibazo cyo kwiringira imbaraga zabo ubwabo. Urugero rwiza hano ni nka Petero. Petero muramwibuka igihe yabwiraga umwami Yesu, aramubwira ati mwami, nubwo abantu bose bakwihakana, nubwo abantu bose bakuvaho, ariko njyewe nzagumana nawe kugeza no mu rupfu, sinzigera nkwihakana, nzabana nawe. Byaje kurangira amwihakanye. Murabyibuka igihe wa mwana muto w'umuja yaza akavuga ati nawe uri uwo muri bo, nawe nakubonanye nabo. Petero ngo arirenga arahira, aravuga ati ntibishoboka, ntabwo aba bantu mbazi, ntacyo mfana nabo, ntabo duhuriye. Arihakana kuko ni imbaraga ze yakoreshaga, ntabwo ari imbaraga z'Imana, kuko ahari imbaraga z'Imana ntabwo haba intege nkeya. Abantu bemera ndetse no kugera mu kaga, bemera ndetse no kugera mu ngorane ndetse n'urupfu, kubera ko umwuka wera abahumura amaso, akabaha n'imbaraga zo gukomeza ntibihakane ibyo bizera. Ariko nyuma nk'uko twabibonye yaramwihakanye, nk'uko tubona mu ubushakashatsi bwakozwe n'uwitwa Dr. Roy, bwerekanye ko icyo bita self control igira imipaka ishobora kunanirwa igihe umuntu ayishingikirijeho yonyine. Icyo bita self control kigira imipaka, gishobora kunanirwa, kwa kuvuga ngo wowe ubwawe mbese wikingire, wirwanirire, bigira aho birangirira, ukaba washobora gukora ikintu utashaka gukora ku bw'intege nkeya. Nako muribuka umunsi umwe Yesu yasegaga isengesho, yaravuze ati ku bwanjye umutima urakunze, ariko umubiri ufite intege nkeya. Iriya ni self control. Bibiliya tubwira ngo uwo mwanya haje ise yamwongeyemo izindi mbaraga. Ni ukuvuga ko uko wamera kose, waba uzi kwifata, hari abantu bifata bazi kwitwara neza, ndetse bakagerageza wenda no kugenda bahunga mu buryo runaka, ariko udafite imbaraga z'Imana, self control igera igihe ikananirwa, igashiramo intege. Uko byagenda kose, that's why you need God. That's why you will need God, kugira ngo ushobore gukora ibitunganye, uzakenera izindi mbaraga ziva ku Mana. Ingingo ya 5 biravuga ngo inshuti n'ibidukikije. Aha hantu harakomeye cyane, ku inshuti n'ibidukikije. Ikindi kintu gikomeye cyane nabo mugendana n'ibyo ubona buri munsi. Salomoni yari umunyabwenge cyane, ariko abo yabanye nabo baramwangije. Ushobora kuba ukomeye uyu munsi, ariko niba ufite inshuti zigushora mu bibi, amaherezo uzahinduka nkabo. Iyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo kubana n'abantu babi byonona ingeso nziza. Ahangaha ni ahantu hakomeye cyane, ni point ikomeye cyane. Abantu benshi bagwa ahangaha bazira inshuti mbi, bazira ibyo twita ibigare. Nimba ari abagabo, bakazira bo basangira amayoga, bahurira mu bubari, bagatangira kumubwira bati wowe nta bwenge ugira, wese umuntu abana n'umugore umwe gusa. Ndetse ari n'umigani wacu wajyaga baca, bakavuga ngo umugore umwe ni nyoko. Abagore nabo bakagira ibindi bigare by'abandi bagore, akenshi wenda baraniranywe n'abagabo babo, bakamubwira ati wa mugore nta bwenge ugira. Kubera iki? Umugabo umwe ni so, umugabo umwe ntashobora gukemura ibibazo byawe. Hari ibintu byaje ngo ni stress, ati wagize stress wayitewe n'umugabo, ugomba gushaka undi yikumara. Ibyo bigare abantu babamo nibyo bigenda bibigisha ingeso mbi abanyeshuri ku mashuri. Ndagira nkubwire, nimba ushaka gukora ibyiza, ujye ugerageza no gushaka inshuti nziza, kubera ko byanze bikunze ushobora kwihangana ukaresista ukwezi kumwe, amezi 2, ariko nimba ufite inshuti mbi
byanze bikunze bizarangira ibyo bakora nawe ubigiyemo, nk'uko Salomoni nawe abagore b'abanyamahanga yashatse batumye acumura, agatangira gusenga no guha umwanya ibigirwamana byabo mu bwami bwa Isirayeli. Hanyuma ubushakashatsi aha ngaha kuri iyi ngingo bwakozwe n'uwitwa Dr. Nicholas wo muri Harvard University, bwerekanye ko imyitwarire y'abantu ikwirakwira nk'indwara. Iyo ubana n'abantu bakora ibintu bibi, nawe bikugeraho ingaruka. Bivuze ngo niba ushaka kuba mwiza, jya mu bantu beza. Ubu ni ubushakashatsi bwakozwe n'uyu Dr. Nicholas wo muri Harvard University muri Amerika, buvuga ko igihe cyose ubusambanyi ari nk'indwara, ngo bugenda bukwirakwira, ingeso zikwirakwira zikandura kimwe nk'uko izindi ndwara zandura iyo ubanye n'umuntu ufite mikorobe runaka cyangwa virus runaka ushobora kuyandura. Niko n'ingeso z'abantu bagenda banduza abandi ingeso. Umuntu ukazisanga yanduye ingeso, nimba ari umugabo mu myaka 40 mwashakanye atari umusinzi, ugasanga yabaye umusinzi. Nimba ari umugore kubera mwashakanye atanywa inzoga cyangwa se adafite izindi ngeso, abantu bagenda bandura bitewe na sosiyete n'inshuti zabo n'ibiryo twita ibigare abantu babamo bya buri munsi. Dusoza hariho umuti urahari. Icyambere, wirinde ibishuko. Twabivuze, wirinde ibishuko. Icya kabiri, ugendere kure ibishuko. Ikintu nimba ubona kigukurura kikujyana ahantu, uhunge. Were kuvuga kera hari imvugo yajyaga ibaho y'abarokore, abantu ngo bagacyaha mu izina rya Yesu. Hari ibintu bidacyahwa, ahubwo bisaba ko uhunga, ugahindura miriye, ukava aho hantu ukajya ahandi hantu. Kuki wavuga ngo uri umurokore urasenga ukaboneka mu kabari buri munsi kandi uvuga ngo ntunywe inzoga? Yesu wirwana n'abanyenzoga buri munsi, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, byanze bikunze finaroma bizarangira nawe unyoye. Ugendana n'abasambanyi, ugendana n'abajuru, ugendana abo bantu bakora ibimeze gutyo, ubana nabo, finaroma nutabahunga igihe kizagera ibyo bakora nabo bikore. Icya kabiri, twavuze ngo fata icyaha nk'ikintu gikomeye cyane. Fata icyaha nk'ubusambanyi, we kuwuminimiza, wumve ko ari ikintu, kuko abantu benshi babikora ndetse bakagaruka no mu itorero bakababarirwa, ngo wumve ko nawe ari ikintu cyoroshye uzagikora ugasaba n'Imana ikakubabarira. Hari inyigisho zimeze gutyo, abantu bajya bavuga ngo na Dawidi Imana yaramushimaga ariko yasambanyije umugore w'abandi. Ibyo ngibyo ushobora kubyishinga ukagendanirako. Imana ishobora kukubabarira ubikoze 2, 3, 4, 5, 6, kuko Imana ni nyembabazi kandi ntibara ibyaha abantu bakora. Ariko wowe kugenda ubikora, wowe ubwawe uziyonona, wonone umuryango wawe n'akazoza kawe ukangize, kubera yuko urimo ukora ibintu Imana itemera kandi binyuranije n'umutima nama wawe. Ikindi ni ugusenga buri munsi nk'uko twabibonye. Ugomba kugira ibihe byo gusenga. Nimba uri umukristo, nimba uwemera Imana, ukwiye kugira ibihe byo gusenga, ukamenya yuko ukeneye izindi mbaraga mu buzima bwawe zo kukurinda, izindi mbaraga, ukeneye indi protection itari iyawe gusa, ko wowe ubwawe cyangwa se imbaraga zawe ntacyo wageraho. Ikindi, wiringira Imana, we kwiringira imbaraga zawe nk'uko twabibonye. Ikindi, uhitemo abo mubana. Ugomba kumenya guhitamo, icyo ni cyanyuma kandi gikomeye cyane. Ugomba kumenya guhitamo inshuti zigukurura zikujyana mu ngeso mbi. Rega nagira nkubwire, ibintu by'ubusambanyi cyangwa se ibindi byaha byose, zindi ngeso zose mbi, abantu zigira imbaraga zo gukurura abantu, ariko kubera ko umuntu aba yumva ari byiza. Ariko igihe cyose ugaruka wicuza, ugaruka urira, ugaruka wanduye indwara, ugaruka wangije amafaranga yawe, ugaruka utaye agaciro mu muryango wawe, ugasanga nta kintu bimaze, bikwambuye agaciro mu muryango wawe. Ikindi, ugomba
turangiza, ugomba kumenya yuko gutsinda guhari, kuko utari wenyine. Imana iri kumwe nawe, ugisenga guha imbaraga, kandi nubwo byaba ikigeragezo, jya umenya ko nta kigeragezo Imana yakwemera ko kikugeraho kirusha imbaraga zawe. Ushobora kuhura nabyo ari nk'ikigeragezo, ariko nimba ari ikigeragezo, Imana izakuba hafi kandi izakuneshereza. Turarangije. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Turashimira abadukurikiranye kandi abazadukurikirana mu bihe byose kugira inyigisho. Nimba uramutse wumva ufashijwe, turakwinginga rwose ujye munsi y'iyo screen yawe ukande ku kanyenyeri gahari, ukore subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu, kandi ikindi ukore share, ukore like na comment. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge. Mana, turagushimira kubwo ijambo ryawe tumaze kuganira n'abatwumva, kabazatwumva mu bindi bihe. Wane n'umuntu wese, turabizi ko ingeso y'ubusambanyi yakwiriye mu bantu benshi. Turasengera umuntu wumvishira ijambo akumva yarabaswe nabwo, adafite n'imbaraga zo kubwivanamo, kugira ngo umwuka wera avugane nawe, kandi umwuka wera amushoboze umuntu wese, yaba ari umugabo, ari umugore, yaba ari umukobwa n'umusore, mu izina rya Yesu Kristo wizingiriweho n'ingeso akaba yarananiwe kuyikura. Ndamusengera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu imbaraga z'Imana zibohora. Mwuka wera abohora ubugingo bw'umuntu wese utsinzwe n'iri jambo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kugira ngo kuko waje gutanga ubugingo bw'iteka, waje kubohora abarushye no guhumura impumyi, mu izina rya Yesu Kristo, no gutanga imbabazi, mu izina rya Yesu. Urakoze kuko wumvishe gusenga, kandi ugire neza umuntu wese muri aka kanya, mu izina rya Yesu. Turarangije. Imana ibaho umugisha. Turashimira abadukurikiye, inshuti zacu. Turashimira ko ari Bote tujya dufatanya muri gahunda. Imana ibaho umugisha. Bafite indirimbo nyinshi wasanga kuri YouTube ziri mu butumwa bwiza. Imana ibaho umugisha. Naho ubutaha tuzakomeza. Amen.